Let's talk about why your feet and ankles swell every single evening Reka tuvuge impamvu ibirenge n'ubugombambari byawe bibyimba buri mugoroba n'uburyo nyabwo bwo kubikemura. and exactly how to fix it. I had this problem for a decade. I didn't really know what it was back then. Nagize iki kibazo imyaka 10 yose, icyo gihe sinari nzi neza icyo ari cyo, ariko nkiri mu myaka ya mbere ya 30 nakundaga kubyimba ku gice cyo hasi cy'ukuguru kwanjye hagasigara kobo, ibyo byitwa pitting edema. Uyu munsi rero ndakwereka neza impamvu iri inyuma y'icyo kibazo n'uburyo bwiza bwo kugikemura, kandi biroroshye cyane. Murakaza neza kuri iyi channel ya Jean Paul Official, umuyoboro bagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mukande subscribe n'inzogera niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, namwe muzaja mugira amahirwe yo kugezwaho ikiganiro twabateguriye. Uwo mwanya aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jean Paul, ansenya naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Nkunda ibiganiro by'ubuzima ariko ngakunda cyane inzobere zabikozeho ubushakashatsi zikabimenya byimbitse. Uyu mwanya turi kumwe na Dogiteri Eric Baji, agiye kudusobanurira igitera kubyimba mu mavi, ibirenge, ubugombambari n'ubujana. Aratubwira n'icyo twakora tukagira ku bisubizo bya nyabyo. In your lower extremities, sometimes you're going to see varicose veins. Iyo ukoze ubushakashatsi kuri edema yo mu maguru yo hasi, rimwe na rimwe ubona bavuga varicose veins ndetse n'andi magambo menshi agoye kandi atera urujijo. Reka rero nsobanure icyo imigarura bita veins ari cyo. Imigarura ni kimwe cya kabiri cy'ikorwa ry'itembera ry'amaraso mu mubiri. Hari imijyana bita artere iva ku mutima igatuma amaraso amanuka ajya mu birenge, mu ntoki ndetse akanazamuka akajya mu mutwe, hanyuma amaraso akanyura muri utu dutsi duto twitwa capillaries akinjira muri venous system, maze venous system igasubiza amaraso ku mutima. Iyo ufite ikibazo muri venous system, amazi ashobora kurekera hamwe mu buryo budasanzwe. Hari n'izindi mpamvu zitera edema cyangwa imidido, nk'urugero umwijima wawe ushobora kuba warangiritse. Umwijima ukora proteine zimwe zifasha gufata amaraso mu miyoboro yayo. Iyo izo proteine zibuze, bimwe mu bice by'amaraso bishobora gusohoka mu miyoboro bikajya mu nyama z'umubiri. Nanone iyo impyiko zangiritse, ushobora gutakaza proteine maze ikibazo nk'icyo kikabaho. Abantu benshi bansaba ibinini mbasaba gukoresha, birumvikana ntabwo ndi umuntu uharanira gusa supplements zanjye bwite zifite quality nziza, ariko niba ugiye kuri Amazon ugashakamo Dr. Baji supplements, ushobora kubona ibisobanuro byinshi. Abantu benshi bashinja kubika amazi guhagarara igihe kinini cyangwa kwicara igihe kinini, ariko ibyo ntibisobanura imidido neza, kuko hari abantu bahagarara amasaha menshi cyane ku kazi ariko ntibagire imidido. Hari n'abicara imbere ya mudasobwa amasaha menshi ariko bose ntibagira imidido, bamwe barayigira abandi ntibayigire. Iyo umurwayi ageze kwa muganga afite iki kibazo, bamubwira ko afite venous insufficiency, maze bakamuha diuretic, ni ibinini bifasha umuntu kwihagarika, ni ukuvuga bisohora amazi mu mubiri. Nanone bamubwira kugabanya umunyu mu mafunguro, ariko ibyo byombi bikemura ibimenyetso gusa. Hari ikindi kibazo kiri ku rwego rw'imizi y'iki kibazo kandi cyitwa metabolic sponge, ifufuma yo mu igogorwa ry'ibiryo. Iyo insuline yabaye nyinshi mu maraso itangira gutuma umubiri ubika sodium, kandi igihe cyose ubitse sodium uba uzanabika amazi menshi. Mu yandi magambo, ikintu gitera insuline kuzamuka ni ibivumbikisho, kandi icyo ugomba kumenya ni uko ibivumbikisho bifata amazi. Kuri buri gice kimwe cya kabu, umubiri ufata ibice bitatu by'amazi. Bityo rero indyo irimo kabuzi cyangwa ibivumbikisho byinshi by'ibituburano bituma metabolic sponge mu mubiri wawe ikora nabi, kandi iyi ngiyi ituma ugira ibibazo byinshi. Ibyo bigaragara cyane mu birenge no kutugomba mpuri twawe, kandi cyane cyane iyo ukuyemo amasogisi nijoro ugasanga hasigaye ikimenyetso aho amasogisi yarari. Icyo nicyo kibazo nyirizina. Nshobora kugusaba rwose kugenda cyane, gukora imyitozo myinshi no gukora exercises z'inyama zo ku maguru, calf exercises, kuko izo nyama zikora nk'umutima wa kabiri.
iyo ukoresheje inyama zo ku maguru n'iyo waba wicaye imbere ya desk yawe uba uri gufasha imigarura gukora no gusunika amaraso, ariko niba metabolic sponge itakemuwe igihe uzahagarikira gufata ibinini bya diuretic cyangwa se ibinini bitera kwihagarika, imidido izahita igaruka kuko impamvu nyamukuru itaramenyekana. Ikindi kintu kijyana no kurya isukari na refined carbs ni ukubura potassium bikabije. Iyo turebye sodium na potassium tuba dukeneye ijanisha runaka, dukeneye potassium nyinshi cyane kurusha sodium. Umuntu usanzwe ntanagera kuri 1/2 cy'ingano ya potassium ikenewe ku munsi, ariyo miligram 4700, kandi niyo umurwayi yajya muri Health Foods Store akagura potassium akenshi za mu binini bya miligram 99 gusa. Tekereza umubare w'ibinini bya miligram 99 wakenera ugere kuri ku 4700, byaba ari byinshi cyane nkaho wafata hafi igice cy'icupa ryose, kandi nabyo byagutera ingaruka. Ariko ni ingenzi cyane gushyira ikibazo cya potassium mu bitekerezo byawe, kuko niyo uri gufata diuretic cyangwa ibinini bitera kwihagarika, hari ikintu kiba, iyo miti igabanya potassium mu mubiri, ndetse abaganga bashobora no kukwandikira ibinini bya potassium hamwe na diuretic kugira ngo wongere potassium nke, ariko uba ukeneye potassium nyinshi cyane kurusha iba muri ibyo binini. Iyi potassium wayisanga mu byo kurya karemano. Bityo rero kugabanya umunyu ntibikemura ikibazo cya insuline, ikibazo cya carbs cyangwa ibivumbikisho, ikibazo cyo kubura potassium, ariko iyo ukoze ibintu bitatu: kugabanya insuline, ukuraho ibivumbikisho n'isukari, ugakora ketogenic diet, hanyuma ukagabanya inshuro urya ku munsi, ibyo bita intermittent fasting, nko kurya 2 ku munsi cyangwa rimwe, insuline ihita igabanuka ako kanya, umubiri ugahagarika kubika sodium, maze ugatakaza amazi menshi arenze urugero yari yiretse mu mubiri wawe. Bivuze yuko uba ufashe icyemezo cyo kurya gake ku munsi, ku buryo urya 2 gusa, waba intwari ukarya rimwe gusa. Iki kibazo gishobora gukemuka burundu kandi mu buryo bwihuse. Niyo mpamvu mu cyumweru cya mbere cyangwa icya kabiri cyo gutangira low carb diet umuntu ashobora gutakaza hagati y'ibiro 7 na 11 by'amazi, aba yatakaza muri ya metabolic sponge yari yafashwemo, kandi insuline ikayafungiramo. Ariko urufunguzo rw'ibi byose kugira ngo bikore neza ni ukongera potassium, gufata potassium nyinshi. Kubera iki? Kuko izafasha kuringaniza sodium, kandi nafashe mu buryo butaziguye kugabanya insuline no gutuma insuline ikora neza. Nanone ifasha cyane gusohora amazi arenze urugero umubiri wawe wari wabitse, kandi kagufasha kutayasubirana. Ariko si ibyo gusa, ukeneye potassium cyane kubera sodium potassium pump. Iyi ni pump iba mu turemangingo twose tw'umubiri, kandi ifasha gusohora amazi arenze urugero mu mubiri. Ariko icy'ingenzi kurushaho ni uko sodium potassium pump idashobora gukora neza idafite potassium ihagije. None ubwo usobanukiwe impamvu nyamukuru itera kubyimba, ikintu gikurikiraho cy'ingenzi cyane ugomba gusobanukirwa neza ni iyi potassium. Iboneka cyane cyane mu byo kurya bibisi byose, ariyo mpamvu igihe cyose ugiye kurya ugomba kubanza warya ibyo kurya bibisi nka salade y'imboga cyangwa imbuto zitandukanye, kandi ukajya ugena iminsi yo kurya ibyo kurya bibisi gusa nka salade y'imboga mu gitondo n'imbuto nyuma ya saa sita. Byagenda bite uriye ibi ngibi gusa ukwezi kukarangira? Rimwe, ibyo kurya bibisi bifasha kugabanya kubyimba no gufata amazi menshi mu mubiri. Imboga n'imbuto bibisi bikungahaye kuri potassium nyinshi ifasha umubiri gusohora sodium n'amazi arenze urugero. Ibyo bifasha kugabanya kubyimba ku birenge, ku bugombambari no ku mavi. Iyo umuntu arya ibiryo byinshi bitetse cyane, birimo umunyu mwinshi cyangwa isukari nyinshi, umubiri ushobora kubika amazi menshi. Ariko ibyo kurya bibisi bifasha umubiri kwisukura no kuringaniza amazi.
Kabiri, ibyo kurya bibisi bifasha gutembera neza kw'amaraso. Imbuto n'imboga bibisi zifasha amaraso gutembera neza mu mubiri kubera vitamini n'intungamubiri ziba zirimo. Iyo amaraso adatembera neza, amazi ashobora kwireka hamwe mu birenge no mu bugombamari. Kurya ibyo kurya bibisi bifasha imitsi gukora neza kandi bikagabanya kuremererwa cyangwa kubabara amaguru n'amavi. Gatatu, ibyo kurya bibisi bigabanya inflammation mu mubiri. Kubyimba kw'amavi n'ibirenge rimwe na rimwe guterwa na inflammation, ni ukuvuga ubushyuhe cyangwa uburibwe bw'imbere mu mubiri. Imboga rwatsi, concombre, watermelon, karoti, beterave n'izindi mbuto bibisi bifasha kugabanya iyo inflammation kubera antioxidants ziba zirimo. Ibyo bituma amavi n'ibirenge byoroha kandi ntibiremere. Kane, ibyo kurya bibisi bifasha impyiko n'umwijima gukora neza. Impyiko n'umwijima bifasha gusohora imyanda n'amazi arenze urugero mu mubiri. Iyo bidakora neza, amazi ashobora kwegerana mu birenge cyangwa ku bugombamari. Ibyo kurya bibisi cyane cyane imbuto zirimo amazi menshi nk'ipapayi, inanasi, concombre bifasha izi ngingo gukora neza no kweza umubiri. Gatanu, ibyo kurya bibisi biha umubiri imbaraga kandi bikagabanya uburemere ku mavi. Ibyo kurya bibisi akenshi biba byoroshye kugogora kandi bifasha kugabanya ibinure byinshi mu mubiri. Iyo ibiro byinshi bigabanutse, amavi n'ibirenge ntibiba bikiremerewe cyane. Umuntu yumva agenda neza, amaguru ntabyimbe cyane kandi umubiri ukagira imbaraga zisukuye n'ubworoherane. Muri make, kurya ibyo kurya bibisi bishobora gufasha cyane abantu bafite ikibazo cyo kubyimba ku bugombamari, ku birenge no ku mavi, kuko bifasha umubiri gusohora amazi arenze urugero, kugabanya inflammation no gutuma amaraso atembera neza. Nanone bifasha impyiko n'umwijima gukora neza ndetse bikagabanya uburemere buremerera amavi n'amaguru. Iyo umuntu amenyereye kurya imbuto n'imboga bibisi buri munsi, kunywa amazi ahagije no kugabanya ibiryo birimo isukari n'umunyu mwinshi, umubiri ugenda woroha, kubyimba bikagabanuka kandi umuntu akumva afite ubuzima bwiza n'imbaraga nyinshi. Mukore uyu mwitozo, mujye murya imboga mbisi mu gitondo, imbuto muzirye nyuma ya saa sita, noneho mumare nk'ukwezi muzasubire ku biryo bisanzwe mumaze igihe kirekire, igihe mushaka gukiza indwara nyinshi. Gusa ushobora no kujya ugena iminsi 3 mu cyumweru ukarya ibi ngibi kugira ngo ugere ku ntego nziza kandi uticishije inzara cyane. I had this problem for a decade. I didn't really know what it was back then. Akaryoshye nakagaruka, munyemerere mbasezeyeho maze tuzongere kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye.